Yes, ndagusuhuje nguhaye n'ikaze hano kuri Aizo TV. Hano tugenda dutembera gake gake hano mu gihugu cya Zambia. Wowe niba ukunda gukurikirana ibiganiro nyuza kuri iyi channel, ukaba warishimiye ibiganiro byerekana hano muri Zambia, nakubwira ngo aka kanya ugiye kureba video uri buze gukunda. Ngiye kuba natembera ahantu heza cyangwa se kure y'umujyi mukuru ari we Lusaka. Ngiye kuba nahakuzengurutsa nkwereke ukuntu hirya biba bimeze hano muri Zambia. Ntucikwe cyangwa se guma kuri smartphone yawe ukurikire iyi video 5x5 urebe ukuntu hirya no hino bimeze. Ndakubwira yuko turi muri sezo y'imvura, ntutungurwe no gusanga cyangwa se no kubona muri video ndi kunyura mu muhanda wuzuyemo ikiziba cyangwa se amazi menshi. Ndatekereza ko rero watangiye gukurikirana hirya no hino cyangwa se watangiye kubona iyi video urebe ukuntu hano byifashe. Namaze gufata icyerekezo rero, ndatangiye ndafirimye bya nyabyo kuko ubu ngubu niba koko iyi video amaze kuyifungura ndatekereza ko amaze kubona ko nafashe icyerekezo. Ndimo ndafirima ikirere cyangwa se wood. Iyi area ndimo rero murabona ko ari area nziza y'ubuhinzi, ari area nziza y'ubworozi, kuko ugiye kuba wabona ukuntu hano ubutaka bwabaye bwinshi hano muri iki gihugu. Nakubwiye yuko ubuhinzi hano buteye imbere. Aho ndi kwerekeza rero mwahabonye ni kure, murabona ko no kwinjira muri uyu muhanda biraza kugorana. Reba agaga karitsiye cyangwa se hakurya wawe urahabona ubutaka bunini, ni ifamu. Imbere yawe rero urabona umuntu urimo urafunga umuhanda, bishatse kuvuga yuko kwinjira ahangaha ari ugusora, ariko ntabwo ari ugusora ku muntu uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo niba ufite imodoka kandi ikaba ari ya modoka nini inyura ahangaha, bishatse kuvuga ko ntabwo wakwinjira ahangaha udasize nibura agafaranga. Ubu ni ubutaka cyangwa se ni ifamu, nubwo mubona nta nkirimo, ariko ahangaha ni mu famu. Sinakubwira ngo ni yande, ariko icyo nzi cyo nkunda kuhanyura ahantu ni mu ifamu. Nkabibonye ubutaka mba mvuga ngo hano hari ubutaka bwinshi. Reba iki kintu cyose ni icy'umuntu cyangwa se niba ari icy'abantu sinzi, ariko ndatekereza ko ahantu hose ni hanini kuba nta n'inzira irimo cyangwa se nta n'igikorwa kirimo yenda nk'icy'ubuhinzi. Murabizi ko twebwe iwacu ikintu kiba kiri imbere ni uguhinga, ugasanga ubutaka bungana gutya rwose nta kintu gihinzemo. Uhita wibaza utese mu by'ukuri ubutaka ahangaha bwabaye bwinshi bingana iki ku buryo guhinga ahangaha usanga ubutaka budahingwa. Alo, mwabyiboneye nerekeye mu cyaro cyangwa se kure y'umujyi, ariko iyi ni inzira itari buze kuba yoroshe. Mwabyiboneye ko ari inzira ikomeye cyane. Ni ikiziba kandi icyo kiziba kiraguye. My God, imvura yaguye kabisa. Mwabyiboneye ko imvura yaguye, mwabyiboneye kandi ko bigoye kuba wahanyura. Hakurya ni ibiki tugiye gusangayo? Ni iki tugiye kubona mu ruhande rwo hakurya? Tugiye gusangayo ikintu bita karitsiye ituwe. Tugiye gusanga karitsiye ituwe kandi kabituwe ku buryo navuga yuko ari uburyo bushimishije kuko abantu batuye neza.